Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho Mwuka Wera yanyoboyeho, kuko ni Mwuka Wera uduha ibyo tuvuga, kuko bibaye ari twe twakwivugira nk'abantu ibya kamere yacu, ntacyo twabona tuvuga dutanga, ariko Imana niyo iduha ibyo tuvuga. Uyu munsi rero yabinyujije muri njye ngo bigire icyo bihindura ku buzima bwawe, ku buzima bwanyu, kuko ibi tuvuga ni ibidutera imbaraga mu rugendo twatangiye. Ndashaka kubabwira rero ngo iki nicyo gihe cyo kubyuka mugafata ibyo mufite mukagendana n'Imana byuzuye. Wenda hari ibikubuza kubyuka, imbaraga zabuze uyu munsi. Rero ndagira ngo nkukomeze nkubwire ngo byuka, kuko nta gisobanuro na kimwe wabonera Imana. Umwanzi arimo arakora cyane, aratwataka cyane, arataka imibiri y'umwami wacu Yahusha. Tugomba rero kuba maso, tukaba mu Mana, tugasenga cyane kuruta uko byari bimeze. Kanizere ko iri jambo aricyo rigiye gukora mu buzima bwawe, kugiye kubyuka ukongera ugasenga, ukongera ugashakira Imana yawe umwanya. Mwuka Wera kumvisha iri jambo akubyutse ugendere mu kuri. Ushobora kwibaza utese ni gute nabyuka, ni gute nava muri iyi nzira nkajya muri iyi. Icya mbere rero nshaka kubwira ni wowe ugomba kumenya ukwihitamo kubyuka. Birashoboka ko wumva amajwi menshi hirya hino akubwira ibitandukanye. Nabaho urugero. Urumva ushaka gusoma Bibiliya yewe ufite n'inyota, ariko ukongera ukavuga uti reka mbanze ndebe agafilime ndayisoma nindangiza, cyangwa reka mbanze ngiraho njya ndasoma nimvayo, cyangwa wanayifata ukumva ibitonsi ukavuga uti reka mbanze ndyameho ndasoma nimbyuka. Reka mbanze, ayo majwi aturuka ku mwanzi, kandi iyo uyemereye akaba muri wowe araguherana ukibera muri yo. Ugomba rero nawe kurwana intambara, ukabwira umwanzi uti oya, ibi si by'Imana inshakaho. Imana irashaka ko tuganira, Imana irashaka ko nyishakira umwanya. Ikibazo nakubaza uyu munsi, ese urashaka kubyuka? Ese urashaka kuva muri ayo majwi? Urashaka kwitandukanya nayo? Ndashaka kubereka aho Yesu yabazaga umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Impamvu nkubajije iki kibazo ni uko muri Yohana igice cya 5 kuva ku murongo wa 6, ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Iki ni ikibazo yamubajije. Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukiramo. Yesu aramusubiza ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Ndashaka kugaruka kuri iki kibazo. Yesu amubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi nawe aho kumusubiza yego cyangwa oya, ariko byari yego. We yamwihereye ubusobanuro, ntago yamusubije icyo yari amubajije. Nanjye nababajije iki kibazo nti ese urashaka kubyuka? Ushobora kunsubiza uti yego ndabishaka, ukambwira uti ndagerageza ariko byaranze, ndagerageza gusoma ijambo ubundi ngacika intege, ngerageza gusenga uyu munsi ejo nkacika intege bikanga. Muri ibyo byose Yesu arakubaza ati ese urashaka kubyuka? Urashaka kuva muri ibyo bituma mba kure? Muri ibyo bituma utambonera umwanya? Muri ibyo biguca intege? Urashaka kuva muri uwo mwijima? Muri ibyo bibi byose wivurugutamo? Ibyo bitekerezo byose biva ku mwanzi? Urashaka kuva ku itabi, ubusambanyi, n'inzoga ndetse n'ibindi byinshi? Warabigerageje imyaka n'imyaka kubireka ariko byaranze. None ni gute nasubiza ngo yego? Gereka Imana yiteguye kubigukiza. Yibwire irabikuraho. Yemerera uvuga uti yego, ati ndashaka kubireka ndabirambiwe. Twese tuzi muri Zaburi ya Dawidi igice cya 23 kuva ku murongo wa 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Iyi Zaburi ya Dawidi iratubwira ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, tugomba rero kubicamo. Ibitero by'umwanzi tugomba kubicamo, gucika intege tugomba kubicamo, ariko ntabwo tugomba kubicamo twenyine. Imana igomba kudufata ukuboko, ikiganza cy'umwami wacu kiragutegereje ngo umuhe ukuboko agufate, wikwemera ko ubinyuramo wenyine. Amahitamo rero ni ayawe.
umwami Imana aragushaka ngo aguhumurize, aho imbaraga zawe nke zirangire niho iza Kristo zuzurira. Icyo ugomba gukora rero ni ugufata ikiganza cy'umwami Imana, nta wundi uzabigukorera, ni wowe ubwawe uzabyikorera. Umwami aragutegereje, amahitamo ni ayawe. Turebe uko byagendekeye Zakariya igice cya 3. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurega. Zakariya yabonye Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ngo ahagaze iburyo bwe amurega. Mutekereze namwe, ngo Satani ahagaze iburyo bwe amurega, yiteguye rwose. Uyu niwe wirirwa atongana, niwe musinzi n'ibindi byinshi amurega. Dukomeje tugasoma ngo Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga, yasaga nabi yuzuye ibyaha. Nawe ushobora kuba wumva ko utabona aho uhera umwami, utabona aho uhera uzi imbere y'Imana. Satani ari kugutangaho ibirego, yirirwa mu byaha, iki cyumweru cyose akimaze ari mu busambanyi, ari mu bapfumu n'ibindi byinshi, nta kintu cyiza yakoze usibye ibi. Niko Satani arimo aravuga, niko Satani arimo arakurega, niko kazi ke, abigushoramo yarangiza akajya kukurega. Dukomeje ku murongo wa 4, ngo marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Haleluya! Mbega ibintu byiza. Satani arimo aratanga ibirego, ariko yaratsinzwe. Imana ibwira Satani iti, ni gute watinyuka ukabwira umwana wanjye gutyo? Reka tumwambike imyambaro yera, tumukureho iyo y'ibizinga. Ese wari uzi ko nayo Imana yabigukorera? Ese wari uzi ko nayo Imana yagukuraho ibyo byaha? Ibyo waba wambaye byose by'umwanda, Uwiteka Nyiringabo yiteguye kukwambika neza. Imana iragukunda, ntabwo iri mu ruhande rwa Satani. Nubwo Satani arimo aratanga ibirego, ariko Imana ntabwo iri mu ruhande rwe. Imana yo yiteguye kukwambika umwambaro mwiza. Icyo nakubwira ni ukubyuka. Byuka uteguriwe umwambaro mwiza cyane. Numuhamagara araza yiruka, ikiganza cye kiragutegereje ngo agufate ukuboko. Arashaka umufata ukuboko, arashaka ngo ubyuke, akwambike neza, akwambike igitambaro cyiza mu mutwe, hanyuma ubundi ugendere mu mategeko ye, ubundi ugendere mu nzira ze. Witondere ibyo yategetse byose. Bakundwa, nta gihe dufite, iki nicyo gihe. Mubyuke, mureke dukorere umwami byuzuye. Haleluya! Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahowa.